yamve. Hanyuma umusore niki? Definition y'umusore niki? Umusore ni umuntu wenda gusaza. Nuva mu busore uzajya mu gusaza. Ariko umusaza niki? Definition y'umusaza ni umuntu wenda gupfa. Kuko nyuma yo gusaza nta kindi cyiciro kihaba. Haba gupfa gusa. Noneho rero ubwiza bw'umuntu wenda gupfa n'ubwiza bw'umuntu wenda gusaza. Ubwo bwiza bavugaga ni ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Nubumenyi bw'ijambo ry'iki ry'Imana. Hanyuma ukamubona umuntu araje aratebeje nta Bibiliya agira arisokoje yisiza ka makeup arasa neza ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga. Ntago bavuze uburanga, bavuze ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Niba nta jambo ry'Imana ugira, niwe mukobwa mubi ku isi, niwe muhungu mubi ku isi. Haleluya. Ukungana mwumve ngiye gusoza. Ukungana uko nyine ngwana niko abantu baza bapfa bangana. Ibi bintu muze kubyumva cyane. Uko mwese mungana hano nta utopfa. Twese ko turahanga nta numwe utopfa. Twese twopfa. Icyo tuma tudapfa gusa nkibereke mu ntambara yabaye 94 abantu hari uwo batemye ntiyapfa ariko hari n'uwo basunitse arapfa. Aho nuko ngo no muri buzima busanzwe uzasanga ari mukwiye ngo barantemye ntacyo nabaye. Imana akaba afite inkovu gusa ariko akaba ari n'undi muntu. Nigeza kumva radio y'u Rwanda baravuga ngo hari umuntu bakubise umugore wakubise umwumbati umwana ngo arapfa. None umuntu bamukubita umupanga ntapfe, undi bamukubita umwumbati agafa. Ntabwo hica umupanga, nta nubwo hica umwumbati. Ahubwo umuntu apfa iki Imana yamuremeye cyarangiye. Nuvuga ngo bagutemye ugifite akazi ugihagaze mu murongo w'Imana yakuremeye. Ushaka kugasoza ufite inkovu ariko ugakora iki Imana yakuremeye. Umuntu apfa ryari? Umuntu apfa iyo umugambi w'Imana warangiye. Iyo umugambi w'Imana ku buzima bwawe warangiye. Ino si muzarebe. Ino sirimo abanyembaraga n'abanyabwenge. Ariko abakomeye cyane si abanyembaraga. Hakomeye abanyabwenge. Iyo ufite ibaraga byinshi nta mbaraga uzinduka umukozi w'abanyabwenge. Aho ugira ngo ugire imbaraga nyinshi nta bwenge. Aho wogira ubwenge bwinshi nta mbaraga. Aho ugira ngo ugire imbaraga nyinshi nta bwenge. Aho wogira ubwenge bwinshi nta mbaraga. Kubera ko abanyabwenge bazakoresha abanyembaraga. Abanyembaraga ni abakozi b'abanyabwenge iteka ryose. Ubwiza bwa Samusoni ntabwo yari imbaraga, yari intego. Mikrofone amfashe gusoma. Somera mu rwandiko rw'Abakorinto. Abakorinto ba mbere ibice ni 15 umurongo wa 20. Pianiste naze urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 umurongo wa 20 wonyine. umurongo wa 20. Ariko noneho Kristo yarazutse. Niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu. Nushaka usoma wa 20 wonyine usubiremo. Wa 20 wonyine. Bibiliya iratubwiye ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Niwe muganura w'abasinziriye. Amen. Mani gumuci wakoze. Tukomere ijambo ry'Imana amashi. Ndashima Imana ya Isiraheli yo yabishatse yabikunze abavandimwe bakantekereza bakampa umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Abanaziri shimira n'itorero rya Nazareni ribemera kubavuga ubutumwa mwatekereje. Imana bamugisha. Ndabashimiye rwose mwagize neza. Nari mperutse hano harashize amezi si menshi cyane ariko mwavuga ubutumwa benshi rero ku Imana yemeye ko nongera kugera hano. Imana ishimwe. Amazina ni FELIX ntuyahirya imbarara. Ndashima Imana kubwo kuba hano hantu. Shimiye abakozi b'Imana bari muri iki cicaro batandukanye. Imana bagire neza. Inshuti n'abavandimwe abavuga ubutumwa twahawe amahirwe yo kuganira twese. Imana ishimwe. Shimiye kubona abandimwe kuva Nairobi barwirika brother hariya n'abandi benshi. Imana bagire neza. Katuganira ijambo ry'Imana. Umuvuga ngo eme. Imana bamugisha. Nashatse ko tuganira namwe hejuru ya impamvu zitatu zatumye Yesu azuka.
sinzi kuririmba ariko hari indirimbo tuba turirimba ivuga ngo utarigeze Adamu yakoze icyaha. Imana irema Adamu yaramuremye mushira muri Edeni. Hanyuma Adamu akora icyaha. Hari definition, hari ibintu bibiri bitandukanye. Icyo bita mu cyongereza sin n'icyo bita sins, babishize mu Bwinshi ni ibintu bitandukanye. Sin, icyaha ni kimwe no kutizera umwana w'Imana. Hanyuma andi makosa ariyo yose wokora udashingiye ku ijambo ry'Imana ni ibyaha. Nubwo wakoze ikosa rimwe. Kwiba si icyaha, kwiba ni ibyaha. Iyo wibye akantu k'umuntu ntubakoze icyaha kimwe. Icya mbere ntuba wakunze, icya kabiri uba wihaye ikintu kitari icyawe, icya gatatu ni ukuvuga ngo ushobora gukora akantu kamwe kakabyara ibyaha byinshi. Ariko icyaha gikomeye ni icyaha cyitwa kutizera Imana. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza kumenya, agomba kubanza kumenya ko yizeye umwana w'Imana. Mureke mbabwire kano kantu. Umuntu utarakizwa nta cyaha azakora, ahubwo ubuzima bwiwe nibwo cyaha. Kubera ko ntiwovuga ngo kubera ko ngo nibye ngo nahise mpinduka umunyabyaha. Witwa umunyabyaha kubera ko utari wakizwa. Iyo umaze gukizwa neza ugomba kubaho mu buzima bwigengesera kugira ngo utica amahame y'ijambo ry'Imana. Iyo ubukoze akantu gato kose wokora ubukoze ibyaha byinshi, kamwe gusa wokora, ariko ukabanza ugakemura ikibazo cyitwa kongera guhura n'Imana. Kubera ko Adamu akora icyaha yatandukanye n'Imana, kuko Imana yari yarabwiye Adamu ngo nurya kuri kino giti ngo no gupfa uzapfa. Ndashaka ngo muhuguke mu nyumve, mwavuga ngo amen. Imana yari yarabwiye Adamu ngo nurya kuri kino giti ngo no gupfa uzapfa. Bisobanuye iki? Bisobanura ngo Adamu umunsi yabikoze, Satani ngira ngo ni wagiye kumurega. Aravuga ati birya wavuze ko Adamu nakora icyaha no gupfa azapfa, ibi bintu nibiti. Imana kubera ko ntimuzamuririmba ngo Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa kubera amagambo abiri gusa. Ikintu cya mbere nuko ivuga ibyo yakora, icya kabiri ikora ibyo yavuze. Ibyo ivuze yabikora, icya kabiri igakora ibyo yagize gute yavuze. Na Imana itandukaniye n'abantu. Abantu no bantu ba mbere bazavuga ibyo batakora, icya kabiri nibyo yakubwiye ko bazakora ntibabikore. Ariko Imana kubera ko itagombaga kwivuguruza ku cyo yavuze kuri Adamu, Yesu yemera gutandukana na Adamu. Adamu aba hari Adamu udafite Imana, Imana iramureka. Imana kubera ko ibyishimo byayo byari kuzabana n'umwana w'umuntu, iravuga ngo mureke nongere nce mu nzira kugira ngo nongere nigarurire uriya mwana w'umuntu. Yesu rero aca mu nzira Adamu atari gusobanukirwa, yitwa inzira y'urukundo, kongera kuza akajya mu mugore, akavuka, akajya ku musaraba kugira ngo umwizera wese Yesu yongera mugarure muri Eden. Hanyuma rero Yesu araza ajya mu isi, abaho ubuzima bwiwe imyaka 33, arangije arapfa arazuka. Nza numva hari amakuru abantu benshi bakunda kujyaho impaka, isezerano risha ritangirira muri Matayo, ariko ntago ryuzurira muri Matayo igice cya mbere, ryuzurira mu kuzuka. Kubera ko ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza igizwe n'ibintu bitatu. Igizwe no kumenya ko Yesu Kristo yavutse, ukamenya ko yapfuye, ariko ukanamenya ko yazutse. Umuntu wo kwibika amakuru yuko Yesu yavutse, akamenya n'amakuru ko Yesu yapfuye, ariko adafite kuzuka kwa Kristo muri we, uwo muntu nta butumwa bwiza afite. Kugira ubutumwa bwiza no kumenya ko Kristo yavutse, akanapfa, ariko akanazuka. Iyo twinjiye mu kuvuka kwa Kristo, twarangiza tugakandagira no mu kuzuka kwiwe, tuba dukandagiye mu isezerano risha. Isezerano risha ritangirira muri Matayo, ariko ryuzurira mu kuzuka kwa Yesu. Mwavuga ngo yeme? Umuntu wese usomye igice cya mbere cya Matayo abatanga isezerano risha, ariko ntaba arikandagiyemo, arikandagiramo iyo asomye aho Yesu yazutse. Nibwo ubugeze mu isezerano risha. Umunsi Yesu yazutse nibwo isezerano risha twarikandagiyemo. Hanyuma rero impamvu ya mbere yatumye Yesu ko muhuze, ni muhuguke mama iminota itari myinshi kandi itari na mikenge gusoza. Impamvu ya mbere yatumye Yesu azuka kwagira ngo agaragaze ko atakoze icyaha. Ngere kuri piano pa wicaye.
utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we. mpamvu ya mbere kwabwira ngo agaragaze ko Yesu atakoze icyaha. Iyo Yesu aza gupfa ariko ntazuke, abantu ntituba twarabakize, kuko n'abasadukayo ntibemeraga ko umuzuko uhari. Ariko muzi impamvu mutekanye kandi mutuje, nuko Yesu wacu yazutse. Zamuri biganda tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Nuko Yesu yazutse. Niyo mpamvu twavuze ngo Yesu niyo muganuro w'abasinziriye. Yesu yarazutse. Igitabo cya Yesaya ibice 53 kiza kivuga ngo nukuri ntimba zacu nizo ngimi ngo yasaga n'uwakubiswe n'iki n'Imana, ariko Yesu nta cyaha yari yarakoze. Yesu dore ibintu byiza yakoze mu ijuru, yari afite ubwiza bwiwe bwose hatavuyemo na kamwe. Ariko aze mu isi Yesu azaza asanga iciciro cya nyuma gihari ni imbata. Yesu yemera kuba umugaragu w'imbata. Kubera ko Yesu yemeye kuba umugaragu w'imbata, hano hasi yaza ashaka ahantu ajya haheka kugira ngo hatagira undi muntu umujya inyuma mu gusuzugurwa. Yesu araza asanga hari umugaragu w'imbata, hari imbata. Yesu yemera kuba umugaragu w'imbata kugira ngo abe umuntu wa nyuma uciriritse. Nasubira kwa se mu ijuru abe umuntu wa mbere ufite icyubahiro, hanyuma twebwe abatuye isi twese dusigaremo hagati. Hatazagira umuntu n'umwe uvuga ngo ntiyacunguwe, ngo Yesu yacunguye abakiri. Twese turimo hagati. Mu baciriritse Yesu yemeye kuba umugaragu w'imbata. Mu banyacyubahiro bakomeye baruta abandi bantu bose Yesu yasize ubwiza mu ijuru. Twebwe twese turimo hagati. Uko waba umeze kose, ukora ibyaha cyangwa ubireke, ntihagire icyo witwaza, nawe Yesu yaragucunguye. Muvuga ngo amen. Nawe Yesu yagize gute? Nanjye ndimo we yanyuzeho ngize gute? Babaye angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, arangiza. Nanjye ndi muri abantu Yesu yagiriye neza. Dore ukuntu Yesu yari ameze. Zamuri biganda tuvuge ngo haleluya. Yesu yari ameze gutya. Yesu mu biganza bye, mu kiganza cy'ibumoso, ndasoje, mu kiganza cy'ibumoso yafashe ibyaha by'abari mu isi bose. Mu kiganza cy'ibumoso afata gukiranirwa kwacu twese abishyira mu kiganza cy'ibumoso. Afata gukiranuka kw'Imana yari yarakuye mu ijuru kose agushira mu kiganza cy'iburyo. Yesu ajya ku musaraba, ngani mureba aha ngaha, agiye ku musaraba yarateze amaboko gutya. Ibyasobanura ko Yesu yakoze icyo bita bridge, ikiraro kivuga ngo umuntu wese nazave mu ntege nke aje mu mbaraga z'Imana. Ese ko birumvikanye? Umuntu wese mu kirimi cyiza no gutondagira. Iyo umuntu ageze ku kiraro azagitondagira akabageze hehe hakurya. Twese twari ibumoso kuko twari abanyantege nke. Yesu yemera gukora ikiraro, afata intege nke abihuza no gukiranuka kw'Imana. Ashaka ko umuntu wese atondagira kugira ngo aze ave mu ntege nke se mu byaha byiwe n'amakosa byiwe aje mu gukiranuka kw'Imana. Impamvu ya mbere yatumye Yesu azuka kugira ngo agaragaze ko nta cyaha na kimwe yakoze. Yesu nta cyaha yakoze. Niyo mpamvu irizivuga ngo abapfuye bumva ngo ne bazongera kugira gute? Kumva. Abapfuye bumva nabavuga gute? Ntabwo ari abafanye amatwi, nabafanye agakiza mu mitima. Impanda nivuga bose bazazuka. Muvuga ngo amen. Nukuri nimba zacu izo ishizeho imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yesu kumusara yadupfiriye twese, yaduje n'Imana, iwe Data wa twese wa mwenda. Nibwo watabutse jewe nawe twarababari, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Hallelujah!
data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye tabyagonda n'ambara bizongera kubaho tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwe mwiza zamuri Uganda tuvuge ngo haleluya haleluya haleluya. impamvu Yesu yazutse mwa abantu b'Imana twarubwira ngo twereke ko nta cyaha yakoze. Yesu muzi ukuntu yari ameze ako turi kumwe soza. Yesu yari afite icyo bita sumako rukuruzi. Ka sumako murakazi ka kandi bazashira ku kuma gutya kagahita kaza. Yesu yari afite sumako ku buryo uwanyuzeho wese ibyaha byamuvagaho bikajya kuri Yesu. Yesu yanyuzeho mbabaye ibyaha byanjye bimuvaho bimujyaho. Yesu nta cyaha na kimwe yakoze, ibyaha byose yajyanye ku musaraba n'ibyawe. Ubushize narababwiye ngo nkereke icyaha ushaka gukora gusa ku bushake, ariko nta cyaha na kimwe Yesu atapfiriye. Yesu yazutse kugira ngo twereke ko nta cyaha yakoze. Icya kabiri twarubwira ngo tumare ubwoba bwo gupfa. Ubushize turi Burundi nababwiye ijambo abantu benshi bakunda kuri kwepa, ukungana mwumve ngiye gusoza, ukungana uko nyine ngwana niko abantu baza bapfa bangana. Ibi bintu muze kubyumva cyane. Uko mwese mungana hano nta utopfa, twese ko turi ahanga nta numwe utopfa, twese twopfa. Icyo tuma tudapfa gusa nkibereke mu ntambara yabaye 94 abantu hari uwo batemye ntiyapfa, ariko hari n'uwo basunitse arapfa. Aho nuko ngo no muri buzima busanzwe uzasanga ari umukuya ngo barantemye ntacyo nabaye. Imana akaba afite inkovu gusa, ariko akaba ari n'undi muntu. Nigeze kumva radio y'u Rwanda baravuga ngo ari umuntu bakubise umugore wakubise umwumbati umwana ngo arapfa. None umuntu bamukubita umupanga ntapfe, undi bamukubita umwumbati agapfa. Ntabwo hica umupanga, nta nubwo hica umwumbati, ahubwo umuntu apfa iyo Imana yamuremeye cyarangiye. Nuvuga ngo bagutemye ugifite akazi ugihagaze mu murongo w'Imana yakuremeye, ushaka kugasoza ufite inkovu ariko ugakora Imana yakuremeye. Umuntu apfa ryari? Umuntu apfa iyo umugambi w'Imana warangiye, iyo umugambi w'Imana ku buzima bwawe warangiye. Ndabaho urugero rumwe rufatika. Yohana umubatiza, nimba ari umugabo wakoreye Imana neza, ni Yohana umubatiza. Yavuze ubutumwa bwiza, ariko bamuciye igihanga Yesu ari hafi aho ngaho. Aratubati ugende mumubwire ngo Yesu aramubwira ngo mugende mubwire ngo impumyi zirahumuka, ngo ibimuga biragenda, ngo ibipfa amatwi bwize gute birumva. Yesu suko atarakunze Yohana, nuko akazi kari karangiye ka Yohana. Iyo akazi karangiye Yesu ntitaye ku buryo bwe bwose wapfa. Ndakubwiza ukuri rero, ntushire umutima mu kudapfa, ushire umutima gusoza Imana yakuremeye. Mwavuga ngo amen. None se dusomye igitabo kugira ngo nze gusoza, dusomye igitabo cy'imigani bice 20:29. Pastor Jacques azavuga ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga, ngo ari ubwiza bw'abasaza n'imvi z'uruyenzi. Hanyuma ubwiza bw'abasore niki n'imbaraga, ariko ubwiza bw'abasaza niki niziriya mvi. Hanyuma umusore niki? Definition y'umusore niki? Umusore ni umuntu wenda gusaza. Numva mu busore uzajya mu gusaza. Ariko umusaza niki? Definition y'umusaza ni umuntu wenda gupfa. Kuko nyuma yo gusaza nta kindi cyiciro kihaba. Haba gupfa gusa. Noneho rero ubwiza bw'umuntu wenda gupfa n'ubwiza bw'umuntu wenda gusaza. Ubwo bwiza bavugaga ni ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Nubumenyi bw'ijambo ry'iki ry'Imana. Hanyuma ukamubona umuntu araje aratebeje, nta Bibiliya agira, arisokoje, yisiza ka makeup, arasa neza, ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga. Ntago bavuze uburanga, bavuze ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Niba nta jambo ry'Imana ugira, niwe mukobwa mubi ku isi, niwe muhungu mubi ku isi. Haleluya. Ubwiza bw'abasore bavugaga, nubwo abasore n'abasaza ubwiza bwabo bose n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana niyo fondation y'ibintu byose twenda gukora kugira ngo dusoze umugambi w'Imana. None mureke mbabazi ko twese mu gitabo cya Luka ibice 13:6 hari amagambo abiri. Ako turi kumwe? Muzamuri Uganda tuvuge ngo amen. Mu gitabo cya Luka ibice 13:6 harimo amagambo abiri. Harimo amagambo y'umugabo witwa wari ufite ngo umurima w'umuzabibu. Hanyuma ngo araza ateramo igiti cy'umutini. Amaze gutera mu cya giti cy'umutini ngo araza arakireba umwaka wa mbere ntikera, umwaka wa kabiri ntikera, umwaka wa gatatu ntikera. Ngo arangije umutima uramubwira ngo naza gikuremo akirandure. Agiye kukirandura, umukozi wakoraga muri wa murima arambwira ati databuja banze reke kurandura kino giti, nanjye ndongera nkibagarire nongere nuhire ndebe ko kizongera kwera.
wa mugabo aramubwira ngo yakirandure kirimo kumunyunyuza gusa amazi nta mpamvu yo kugumana na kino giti. Igiti kimaze imyaka 3 kitarimo kwera imbuto. Wa mugabo aramubwira ngo kihanganire undi mwaka umwe. Bisobanura iki? Bisobanura ngo nyiri umurima nyiri umuzabibu ni Yesu Kristo. Wowe gusura umutini. Noneho icyo Yesu yakuremeye nubwira ngo ukore imirimo data yashatse kugomba gusohoza. Iyo utayikoze rero Bibiliya yaravuze ngo igiti ngushami ryose riri ku muzabibu ngo rutere imbuto ngo data azaritema. Bivuze ngo komeza kwishimira ubusore bwawe ni byiza cyane. Hari abahungu benshi bapfuye, hari abakobwa benshi bapfuye. Ntabwo barenganye bashaka ko bari bararangije Imana yabaremeye. Mureke ubwoba bwo gupfa muhagarare hamwe ubundi kubaho niki? Kubaho no kwitegura gupfa. Ayo makuru muyamenye. Muzumva abantu benshi bavuga ngo dusirimbe fanga umwanya urimo kugenda. Urimo kujya se turimo kujyayo. Ni urimo kugenda paraporo y'igihe uzapfira. Ntabwo ari paraporo kugira ngo dutahe. Ni paraporo yo gupfa. Nicyo umwanya kuko turasiganwa no gupfa. Nitwa dusiganwa no mwanya ngo kurimo umwanya urimo kugenda. Turimo gusiganwa kugira ngo dusoze Imana yaturemeye. Niturangiza kugisoza tuzaryame dusinzire. Iyo umuntu ahumetse umwuka wa nyuma ku isi ntabapfuye azahumeka umwuka wa mbere mu bwami bw'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze ngo hagarara hamwe urwane no kumenya intego yawe uyikore neza. Tuzamuri Uganda tuvuge ngo amen. Abantu benshi bazavuga ngo ubwiza bwa Samusoni ngo ni imbaraga. Oya, ubwiza bwa Samusoni ntabwo zari imbaraga. Ubwiza bwa Samusoni yari intego. Kuko Imana ishaka kuguha ibibaraga bidafite intego. Impamvu hawe imbaraga nugira ngo ushire mu ntego, wuzuze intego yawe. Kugira rero imbaraga nyinshi nta ntego. Ino si muzarebe. Ino sirimo abanyembaraga n'abanyabwenge. Ariko abakomeye cyane si abanyembaraga. Hakomeye abanyabwenge. Iyo ufite ibaraga byinshi nta mbaraga, uzinduka umukozi w'abanyabwenge. Aho kugira ngo ugire imbaraga nyinshi nta bwenge, aho wogira ubwenge bwinshi nta mbaraga. Aho kugira ngo ugire imbaraga nyinshi nta bwenge, ahubwo wogira ubwenge bwinshi nta mbaraga. Kubera ko abanyabwenge bazakoresha abanyembaraga. Abanyembaraga ni abakozi b'abanyabwenge iteka ryose. Ubwiza bwa Samusoni ntabwo yari imbaraga, yari intego. Icyo yahushije ntiyahushije imbaraga, yahushije intego. Imana yazishaka ngo imuhe imbaraga ariko ashire yuzuza intego Imana yamuremeye. Transport ufite, imyenda ufite, inkweto ufite, akazi ufite, ntabwo Imana yabiguhonze, nta kindi kintu Imana igushakaho. Irashaka kugira ngo uzuze intego y'Imana kwisi uyisoze. Mwovuge ngo amen. No tuzogera mu ijuru tubwira Imana ngo Mana ngo nabaye ngo iremera ngo ikintu nakoze ngo nakaza niba ngo nageze Imana ubwira Imana ngo abakobwa 3 wateye amada. Iyo ntabwo ari intego. Imana ntiyo kuremera gutera abakobwa abandi amada. Iyo ntabwo ari intego. Imana ntiyo kuremera kwesikoroka abantu. Iyo si intego. Imana ntiyo kuremera kutubaha abantu. Imana ntiyo kuremera kugora abandi bantu. Ugomba guhagarara hamwe ukagira intego y'Imana. Umugabo umwe w'umunyabwenge bamubwira inama 3. Inama ya mbere ngo ntugace inzira ya bugufi utazi hari inzira ndende uzi. Inama ya kabiri amwe ntukagira amatsiko muri byose. Inama ya gatatu amwe ntukarakare ngo cyangwa ngo ufate icyemezo mu gihe ufite umujinya. Ariko abantu kibazo bafite umuntu bari mu kumutorera uburirimbyi ariko afite amatsiko mu pastori niho yaje kurunguruka. Uruguta umwanya wawe uzuza intego yawe. Ikindi cya kabiri wica amashoti card. Dufite abantu batunze amamodoka y'inyibano, dufite abantu bafite utuzibirukanishije abandi. Ibyo wakoze waciye mu nzira ya bugufi utazi hari inzira ndende. Inzira ndende ni ukwitonda ukagenda utuje cyane ugasenga ugatera intambwe ku yindi Imana izakugirira neza. Nimuvuge ngo amen. Amen. Inzira imwe yo kwirinda urupfu no guhugira mu Imana yakuremeye. Inzira imwe yo kwirinda gupfa no guhugira mu Imana yakuremeye. Ugahuga ukaba ndashaka kugisoza neza. Nubwo uzafa ariko uzafa warasoje Imana yakuremeye. Nimuvuge ngo amen. Yesu rero ashaka kutumara ubwoba bwo gupfa. Cya gatatu. Ongera kore kuri piano tani turangiza nze gusoza. Nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye waducunguye ntacyogora nambara bizongera kubaho tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza. Iminota 5 isigaye icyanyuma kwari kugira ngo tugarurire imbaraga z'Imana. Kwari kugira ngo tugarurire nusama igitabo cya Timoteyo igice cya 2 ibice cya 1 umurongo wa 7 kuko umwuka twahawe si ubwo budusubiza mu bata ahubwo n'umwuka w'imbaraga. Mureke mbabwire izo mbaraga. Ubushize turana mu cyumba nakabasobanurira ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo ni doulos. Doulos ni ijambo risobanura ngo ni serving by choice. No gukora ku bushake. Hari ijambo tuvuga ngo twavuye mu bata bwa Satani ngo ari kubungu ngo twagiye mu bata bwa Yesu. Ubwo bata buratandukanye. Ubata bwa Satani
ni satani wadufashe ku mbaraga adukoresha imirimo y'agahato, ariko ububata bwa Yesu ntabwo ari Yesu wadufashe ku mbaraga. Yesu w'ikintu yakoze ni nk'uko ndabaha urugero kugira ngo muhitemo byumva. Ufite umukozi mu rugo agakoropa, agateka, agakora ibintu byose neza, ukaza umunsi umwe nimugoroba ukamubwira ati kuva none ntuzongere guteka, ntuzongere no gukoropa, mbigukuyeho. Wa mukozi wawe akavuga ati kubera ukuntu databuja nkunda yankuye ku mirimo yose, kuva none ngiye kuzajya nyikuba kabiri. Babyumvise? Ngiye kuzajya nyikubaka kabiri. None se wowe integetse we yari yambwiye ngo mbireke, ariko kubera ukuntu mbonye nkunda ngiye kubikora mvunike kubera ukuntu nabonye nkunda. Nibwo bubata bwa Yesu turimo. Yesu yaraje adukura mu byaha n'ibicumuro, arangije ntiyababwira ngo mbagize imbata. Paulo impamvu yavuze ngo ndi imbata ya Kristo, Paulo yarebye ukuntu Yesu amwitangiye, areba n'ububi yari afite, aravuga ngo nta kindi kintu namwitura uretse kuba imbata yiwe. Ngiye nzemera mvunike, nzemera ngorwe, nzemera nkora ibishoboka byose kubw'urukundo yanyeretse. None ububata bwa Kristo hano butandukanye n'ubwa Satani. Ubwa Satani ni ku mbaraga, ariko ubw'Imana bukomoka mu rukundo dukunde, mu rukundo Yesu yadukunze rukadutera kuvunika no kugira umurwa mwinshi kubera ko Yesu yatugiriye neza. Noneho umuntu niyo mpamvu azabwira umuntu ngo senga, ngo gusenga biragoye. So gusenga bigoye no gukunda Imana bimugoye. Umunsi yo kunda Imana cyane, gusenga ntibigoye. Ngo tanga amaturo, ngo gutanga amaturo biragoye. Ntabwo ari gutanga amaturo bikugoye, ahubwo nuko utazi icyo Yesu yagukoreye. Umunsi wamenye icyo Yesu yagukoreye, wotanga amaturo. Umenye icyo Yesu yagukoreye, woririmba. Umenye icyo Yesu yagukoreye, wosoma ijambo ry'Imana. Ariko kubera ko bidafite agaciro, mutegereje ko tuzobikora ku mbaraga, muzobikore kubera urukundo Yesu yatweretse. Nimuvuga ngo amen. Hallelujah. Ese birumvikanye? Yesu yaje kutugarurira imbaraga. Mureke mbabwira imbaraga twahawe. Nza numva abantu benshi bajya kuzisaba. Umuntu akajya mu cyumba agasengera imbaraga. Yarangiza akaguma mu cyumba. Ubu wasenze nabi. Iyo usabye imbaraga ugomba guhita usohoka ukajya mu kazi. Ariko twasabye imbaraga, Yesu ntago yazibuze. Ahubwo Yesu ahora yibaza ngo sizi imbaraga murimo kunsaba muzazikoresha iki? Imbaraga za mbere yavuze kuko yagiye kusezera abigishwa arababwira ngo ndagiye ngo kwa data, ngo nzabohereza umwuka wera. Wowe n'uzabana azabagira iki? Bagabo. Umwuka wera twahawe nizo mbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Imbaraga z'Imana zishinzwe iki? Zishinzwe kujya muri service z'Imana. Kandi ari ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bageze ku mwuka baza batandukanya icyo bita presence of Holy Spirit na power of Holy Spirit. Iyo umuntu yakijijwe yakira presence y'umwuka, nta wundi mwuka uzusa. Ahubwo ikintu uzusaba cyage twatuvuga ngo Mana duhereze ngo umwuka wera ni imbaraga zawo. Imbaraga nuko ngo presence y'umwuka igaragara mu cyo bita worship, ariko imbaraga z'umwuka zo zigaragara mu cyo bita service. Impamvu mwitereye cyane mukaririmba mukavunika mukaza mugasubirayo suko mutakijijwe. Mwarakijwe mwaho umwuka wera, ariko iyo umaze kwakira umwuka wera w'Imana hazagenda hagaragara imbaraga zawo. Imbaraga zawo nizo zigushoboza gukora iby'Imana. Yesu yazutse kubera ibintu bitatu. Icya mbere ni ukugaragaza ko atakoze icyaha. Icya kabiri ni ukugira ngo tumare ubwoba bwo gupfa. Icya gatatu ni ukugira ngo duhereze imbaraga. Mwakire ijambo ry'Imana.